بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mbahaye ikaze bakunzi ba channel yacu. Uyu munsi ndifuza ko twakibukiranya ku mateka ya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Turarebera hamwe uyu mugabo yari umuntu ki, turarebera hamwe ese yavukiye he, muhe mwaka, kugira ngo isomo ryacu ribashe kumvikana kurushaho. Igihe cyose ushaka kumenya ibijyanye n'icungamutungo ugomba kubaza umuntu wize accountancy cyangwa se comptabilité. Waba ushaka kumenya ibijyanye n'ubuvuzi ukabaza umuntu wize ubuganga. Waba ushaka kumenya ibijyanye n'imibare ukabaza umuntu wize imibare. Waba ushaka kumenya ibijyanye n'amateka ugomba kubaza abantu bize amateka. Aho ngaho uzaba ukoze ikintu cya nyacyo. Ariko igihe cyose uzajya kubaza umunyamibare ibijyanye n'amateka, aho ngaho ushobora kubeshwa cyangwa se ukabwirwa ibyo ari byo. Ni nko kujya kubaza igiciro cy'inyama muri kenkayiri. Ibi ngibi ntaho bihuriye. Uyu munsi turifashisha bimwe mu bitabo by'abanyamateka bitavangiye, kuko amateka menshi cyane cyane y'idini y'Ubuislamu yagiye ahindurwa, abasha kuba yakwinjiramo ibiganza by'abantu batizewe. Namwe nimwibaze nimba uyu munsi umuyahudi ashobora kuba ari kugerageza kuba yahindura igitabo cya Allah Qur'ani, usibye ko atazabibasha kuko Allah yasezeranyije ko azarinda Qur'ani kuzageza ku munsi w'imperuka. Ariko baragerageza kuba bayahindura, ariko ntibyashoboka, ntibyakunda. Ariko ibindi bitabo byose byo ku bayahudi kubihindura ni ibintu byoroshye cyane. Reka dukurikire amateka ya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Uyu munsi turifashisha umusheikh cyangwa se umumenyi witwa Sheikh Ahmad Zain Dahlan. Uyu munsi ndifashisha igitabo cyitwa Al-Wahhabiyyatu Dinun Saudiyyun Jadid. Ibi bikaba bisobanuye ngo ubuwahabi ni idini rishya rya Saudiya, ndetse ni idini rishya kuri Saudiya y'ubu ngubu. Ndarebera kuri paji y'154. Ahangaha turasanga amakuru cyangwa se amateka yavuzwe na bamwe mu bahanga b'amateka. Ahangaha turasanga Sheikh Ahmad Zain Dahlan. Nivuga uyu mugabo, uyu nguyu yari mufti wa Maka muri madhhabu ya Imam Shafi'i mu gihe cya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ni kuvuga ngo ayo magambo ngiye kubabwira ntago ari amagambo yanjye, ahubwo ni amagambo yavuzwe n'umwe mu bantu bari bahari mu gihe cya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Uyu munsi biratangaje kuba wowe waza ukavuga ibyawe, ukavuganira umuntu utaruhari, utazi n'ibyari byabaye mu gihe cye. Ariko ahangaha aya magambo tugiye kuyabwirwa n'umuntu wari uhibereye, waruzi ibyabaga byose, yabibonaga, ndetse yari mufti wa Maka muri icyo gihe. Uyu Ahmad Zain Dahlan yavuze mu gitabo cye cyitwa Al-Futuhatul Islamiyya. Ku bantu baba bashaka dalili ndetse na gihamya bagenda bakareba muri iki gitabo Al-Futuhatul Islamiyya. Iki ni igitabo cy'uyu mugabo Ahmad Zain Dahlan wari mufti wa Maka muri icyo gihe cya Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ndetse muri iki gitabo uyu mumenyi aratubwira ati Muhammad ibn Abdul Wahhab, uyu mugabo yavukiye mu mujyi wa Najd, avuka mu mwaka w'1702. Papa we Abdul Wahhab yari umuntu mwiza cyane, ndetse yari umwe mu bantu bafite ubumenyi bw'idini. Ndetse umuvandimwe we mukuru we yitwaga Sheikh Sulaiman, nawe yari umuntu mwiza cyane, ndetse yari afite ubumenyi. Ariko uko ari babiri, papa we ndetse na mukuru we, bagendaga bamubwira ibintu bitari byiza, bameze nk'aho bari kumuhanuraho ibintu bitari byiza. Ntabwo ari bo gusa, ahubwo n'abasheikh bamwigishije bagendaga bamuvugaho ibintu bitari byiza, ndetse bagendaga baburira abantu bababwira yuko uyu muntu ashobora kuzaba ikibazo ku isi mu bihe biri imbere. Ibi ngibi babivugaga bagendeye ku myitwarire ndetse n'amagambo yarangaga uyu mwana
ariyo Muhammad ibn Abdul Wahhab kuva akiri muto. Muhammad ibn Abdul Wahhab amaze kuza imyaka 10 yashobora kuba yasoma Qur'ani mu kwisubiramo ayireba, ndetse yatangiye kuba umunyeshuri. Yavuye mu mujyi wa Najd yimuka ajya i Madina. Yavuye i Madina ajya muri Basra, ahangaha ni muri Iraq, ndetse mu gihe gitoya yaje kwinjira mu basufi. Ahangaha yaje kuva muri Basra asura i Madina. Ahangaha yaje kuhakora ubumenyi bugiye butandukanye imbere y'abashekhe bagiye batandukanye hirya no hino ku isi, cyane cyane abashekhe b'idini ya Islam. Uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab yize i Madina, yiga imbere y'umwe mu barimu baturukaga mu mujyi wa Najd yavukagamo. Uyu mwarimu umwigishije yitwaga Abdullah ibn Ibrahim ibn Saifi, ndetse uyu nguyu yakundaga kugendera kuri fatwa za Ibn Taymiyyah. Ndetse nyuma yaho ngaho Muhammad ibn Abdul Wahhab yarimutse ava kuri uwo mwarimu ajya gupfukama imbere y'undi mwarimu, ariko uyu nguyu yaturukaga mu gihugu cy'Ubuhinde. Uyu nguyu akaba yitwa Muhammad ibn Hamiyat, waturukaga mu mujyi wa Sinde, ahangaha ni mu Buhinde. Ahangaha naho yahakuye ubumenyi bumwe, ndetse uyu mwarimu wamwigishije waturukaga mu Buhinde yari umwarimu w'umuhanga ku bijyanye na hadithi zino mw'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndetse yari umuhanga mu bijyanye na fiqh ku ruhande rwa madhehebu ya Imam Shafi'i, ndetse uyu mugabo nawe yari umusufi. Ahangaha Muhammad ibn Abdul Wahhab yaje guhura n'undi mwarimu nanone amuha ubumenyi. Uyu nawe yitwaga Ahmad Sirhindi, ndetse uyu nawe yakunda gukurikira fatwa za Imam Ibn Taymiyyah. Ariko Muhammad ibn Abdul Wahhab ubwo yigaga i Madina yaje guhura n'umugabo umwe. Uyu nguyu akaba yitwa Sheikh Waliyullah. Ni bake cyane mu bantu bize amateka bazi neza ko Sheikh Waliyullah yavutse mu mwaka w'1903, ndetse uyu nguyu we na Imam Abdul Wahhab ntabwo bavukaga mu mujyi umwe, kuvuga ngo umwe yari uwo muri Najd, uwundi yaturukaga mu Buhinde, ariko bose bize ku barimu bamwe, biga mu ishuri rimwe, biga ibintu bimwe. Uyu Sheikh Waliyullah yakoze hijja, yagiye Maka. Mwibuke ahangaha babaga bari mu mujyi wa Madina, ariko uyu Sheikh Waliyullah yaje kwimuka ajya Maka mu 1730. Ahangaha yari afite imyaka 27 ajya gukora hijja mu mujyi wa Maka, ndetse yamaze amezi 18 ari kwiga. Nyuma yaho na Muhammad ibn Abdul Wahhab we nkuko twabivuze bariganye, ariko bose ntago baturukaga mu mujyi umwe. Ahangaha uyu Sheikh Waliyullah amaze kwiga, ndetse na Muhammad ibn Abdul Wahhab bamaze kwiga, icyagomba gukurikira nuko uyu Sheikh Waliyullah ndetse na Muhammad ibn Abdul Wahhab, umwarimu wundi wabigishije bombi yitwa Abu Tahir Muhammad ibn Ibrahim al-Madani. Abo ko ari babiri, abarimu babo babigishije ni bamwe, ndetse bamaze kwiga buri umwe yagombaga gusubira mu mujyi we kugira ngo agende yigishe imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ariko mu kugera mu miji yabo buri wese yahise atangira gufata inzira ze, ndetse buri wese yagize impinduka mu buryo yagiye kwigisha. Mwibuke aba bagabo bombi bize mu ishuri rimwe, aba bagabo bombi bigishijwe n'abarimu bamwe, ndetse biganye bari inshuti. Ariko amaze gusubira mu miji yabo, ni kuvuga ngo Muhammad ibn Abdul Wahhab amaze gusubira Najd, ndetse uyu Waliyullah amaze gusubira mu Buhinde, buri wese yahise atangira kugira impinduka ze.
Muhammad ibn Abdul Wahhab yatangiye kuzana impinduramatwara zikakaye ndetse no kuvuga yuko aje kugarura idini. Ni kuvuga ngo yashaka kuvuga yuko imbere ye nta dini ryari rihari, ndetse atangiye kuvuga yuko yaje kubuza abantu gukora shirki ndetse na bid'a, ariko ibi byose yabikoranaga icyo bita impinduramatwara ikakaye. Ku rundi ruhande mugenzi we Sheikh Waliyullah, uyu nguyu yazanye impinduka zo gushishikariza abantu kugira ubumwe ndetse no kubaha imigenzo yari iriho mu idini y'Islamu. Ndetse uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab yagerageje gukwirakwiza impinduramatwara ze mu mujyi wa Najd ndetse no mu bimwe mu bice bigiye bitandukanye by'Abarabu. Ndetse ibi ngibi byabaye mu bufatanye hagati yiwe ndetse na Muhammad Ali Saudi. Uyu Ali Saudi yamufashije kuba yakwirakwiza agatsiko ke, ariko nawe uyu Muhammad ibn Abdul Wahhab yafashije Muhammad Ali Saudi kuba yakwirakwiza ndetse no kubaka ubwami bwe bwa Saudiya. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga ngo Muhammad ibn Abdul Wahhab yari umunyapolitike cyane kurusha uko yari umunyedini. Idini yari inzira gusa yanyuzemo kugira ngo agere ku byo ashaka kugeraho. Ndetse bavandimwe, impinduramatwara ya Muhammad ibn Abdul Wahhab yakoze ku mitima y'abantu benshi, ndetse inagira ingaruka kuri imani cyangwa se imyemerere ya bamwe mu bayisilamu. Ariko ku rundi ruhande Waliyullah we impinduramatwara ye yishimiwe n'abantu benshi, abashekh bagiye batandukanye. Ndetse uyu Sheikh Waliyullah niwe muntu watangije igitekerezo cyo kuba hatangira kwandikwa tafsiri ya Qur'ani ku bantu runaka kugira ngo bijyanye n'abo bantu. Aka ni akazi katoroshye, aka ni akazi keza, ndetse ni akazi uyu mugabo yakoze nk'umuntu wagiye kwiga idini. Ariko mwibuke yuko Ibn Abdul Wahhab cyangwa se Muhammad ibn Abdul Wahhab uyu bariganye, abari mu bamwe, amasomo namwe, ariko bose ibihagararo byabo cyangwa se uko babo bafataga ibintu cyangwa se uko bagiye gushyira mu bikorwa ibyo bize biratandukanye. Iki kintu Muhammad ibn Abdul Wahhab we biragaragara ko yashyize imbere cyane politike kurusha idini, ndetse politike ye yazanye icyo bita ugutandukanya abayisilamu, kubera yuko iyo yazaga agasanga hari umuntu ukora ibyo atishimiye, yahitaga avuga yuko aba bantu ari abantu bashiriki, ari abantu ba bid'a, ibyo bigatuma abantu abatandukanya. Ariko ku rundi ruhande Waliyullah we yabwiraga abantu yuko al-ikhtilafu cyangwa se ukutavuga rumwe kubaho, ariko ikhtilafu ntago yatuma abantu batandukana. Uyu mufti Dahlan wari mufti wa Maka aratubwira ati ibyo Muhammad ibn Abdul Wahhab yahimbye cyangwa se ibihimbano bye byayobeje abantu benshi, cyane cyane abantu bari bafite ubujiji baje kuyoba ku bwinshi. Ndetse Muhammad ibn Abdul Wahhab yazanye impinduramatwara ndetse no kuvuga yuko abantu bajya gusura imva y'intumwa Imana n'abashirikina, abantu bakora icyo bita tawassal ku ntumwa Imana, abangabo n'abashirikina ndetse no ku zindi ntumwa Imana. Ageraho akanavuga yuko umuntu uziringira ikindi kintu kitari Allah ari umushirikina. Ahangaha icyo yashaka kuvuga yuko uramutse urwaye ugakoresha umuti ugakira, warangiza ukavuga ati uyu muti warankijije, aho ngaho rwose ubaye umushirikina. Bavandimwe, abantu benshi bahishwe amateka. Iyo amateka yawe wahishwe amateka yawe, aho ngaho ni gake cyane ushobora kumenya uwo uri we. Mu by'ukuri urubyiruko rwinshi rwijanditse muri abo bawahabi cyangwa se abasalafi nuko bahishwe amateka, ndetse ibi ngibi byakozwe na Ali Saudi ndetse n'abantu be bakoze iyo bwabaga kugira ngo bayobye ndetse no gusibama amateka ya nyayo y'igihugu cya
shibhu jaziratul arabiya. Mbere yuko cyitwa Saudiya, amateka yariho muri iki gihugu bakoze ko bashoboye kugira ngo bayahanagure ndetse banayahishe kugira ngo urubyiruko ruzaza nyuma yaho rutazamenya amateka cyangwa se ibyabaye mbere yuko iki gihugu cyitwa Saudiya. Ndetse karne 3 zabanje, intumwa Imana yavuze ko ari karne nziza. Aba bagabo nta kindi bakoze, bagombaga gukora uko bashoboye bakabanza bagahanagura ndetse no kuyobya amateka kugira ngo urubyiruko rutazaza rukamenya amateka ya nyayo, rutazijandika muri ubu Wahabi, kubera yuko ni idini ryatangijwe n'abantu. Bavandimwe, uko niko abasore benshi baje kubayobya bijyanye n'amateka. Uyu mwanditsi aravuga ati ni inshuro zingahe abantu biga muri Saudiya bakakora graduation, ndetse abo bantu bakaba barize amateka ariko bakaba batazi neza amateka y'igihugu cya Arabia Saudite. Bavandimwe, abantu benshi bize amateka ariko ntago bazi yuko igihugu cya Arabia Saudite kigeze kuyoborwa n'igihugu cya Misiri, ndetse cyayobowe n'igihugu cya Misiri imyaka 23. Ndetse ibyo ngibyo umuyobozi wayoboye icyo gihe yitwaga Muhammad Ali Basha. Uyu nguyu niwe wayoboye igihugu cya Arabia Saudite imyaka 23, ndetse imyaka yikurikiranye. Nyuma yaho haza gukurikirwa n'umwana we witwa Ibrahim Basha. Ndetse ibi ngibi byari ku itegeko rya Istanbul, byari turutse muri Istanbul muri Turkiya, ni kuvuga ngo muri Ottoman Empire cyangwa se muri Dawlatul Uthmaniya. Aya mateka mu by'ukuri yarahishwe, ntago umwe mu bantu bize amateka muri Arabia Saudite ashobora kuyamenya, kubera ko ni ibyahishwe. Ntago abanyamateka bo muri Saudi Arabia bashobora kuyandika mu bitabo byabo, kubera yuko ibi byatuma agatsiko kaba Wahabi ndetse na politiki yabo y'igihugu bijya ku karubanda. Ariko ibi ngibi byarahishwe, ariko ni byimwe mu bintu byabaye mbere yuko iki gihugu cyitwa Arabia Saudite. Uyu mwanditsi w'igitabo aravuga ati nabonye urubyiruko rwinshi rwayobejwe n'amateka biyemera ndetse no kwiratana yuko igihugu cya Arabia Saudite ari cyo gihugu cyonyine kitigeze kiyoborwa n'igihugu cyacu cyose. Ariko mu by'ukuri no kubeshwa no kuyobya mu mateka, kubera ko Arabia Saudite yayobowe na Misiri imyaka 23, ndetse ibingi byari ku itegeko ryaturutse muri Istanbul, no kuvuga ngo muri Turkiya. Bavandimwe, abasore benshi cyangwa se urubyiruko rwinshi ntabwo ruzi neza yuko umujyi umwe rukumbi wahanaguwe muri Arabia Saudite ndetse no mu mijyi ya Kiislamu. Uyu mujyi witwa Dir'iyya. Iyi Dir'iyya ni umujyi wa Ali Saudi wa mbere. Ibi ngibi bisobanuye ko iyi Dir'iyya niyo ari umurwa mukuru wa Shibhu Jaziratul Arabiya mbere yuko yitwa Arabia Saudite. Ibi byatumye Muhammad Ali Saudi yimuka ava muri uwo mujyi wa Dir'iyya yimukira mu wundi mujyi witwa Daham ibn Daus. Uyu nguyu impamvu yimutse no kubera ko uyu mujyi wari uyoboye n'umunyamisiri ariwe Ibrahim Basha. Ndetse uyu mugabo Muhammad Ali Saudi byatumye yimuka aho ngaho, yimukira muri uyu mujyi twavuze witwa Daham ibn Daus. Uyu mujyi uyu munsi akaba ari witwa Riyadh, akaba ari nawo murwa mukuru wa Arabia Saudite y'ubu ngubu. Bityo bavandimwe, murumva ko hahinduwe umurwa mukuru wagomba kuba ari Dir'iyya, ariko Muhammad Ali Saudi yaje kuhimuka aza mu wundi mujyi witwa Daham ibn Daus, ari nayo Riyadh y'uyu munsi. Ndetse uyu munsi akaba ari nawo murwa mukuru wa Arabia Saudite aho kuba Dir'iyya. Ndetse bavandimwe, uwari Hakim
wa Dir'iyya. Uyu nguyu yitwaga Abdullah Ali Saudi, yaje guca bugufi ndetse ajya munsi y'amategeko ya Ibrahim Basha, ariko yaje gufatwa nk'amateka ajyanwa mu gihugu cya Misiri, ndetse yajyanywe na bamwe mu muryango we hamwe n'abuzukuru wa Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ahangaha niho hatangijwe noneho imipango ndetse n'inama zigiye zitandukanye zo gutangiza ubuwahabi. Aha niho ubuwahabi bwatangiriye, cyangwa se agatsiko ka Salafi, ndetse abari bahagarariye show ni Muhammad ibn Abdul Wahhab ndetse na Muhammad Ali Saudi. Ahangaha habaye icyo twakwita ubukwe hagati y'abanyakatolike, ya Kiliziya Katolike n'abagabo ko ari babiri, ndetse aba uko ari babiri baje kumvikana ndetse no kujyana amasezerano n'abashinzwe iperereza mu Bongereza. Aba ndetse bajyaga bahurira mu mwe mu mazu manini mu mujyi wa Dir'iyya ya kera, ndetse bari bashize hamwe bari gufatanya ngo barebe ni gute bazashyira hasi Ottoman Empire. Bavandimwe, ibi ngibi impamvu mbivuze ko ari ubukwe hagati ya Kiliziya Katolike n'abo bagabo ko ari babiri, niyo mpamvu uyu munsi mubona ibintu byinshi cyangwa se fatwa nyinshi ziri mu gitabo cya Muhammad ibn Abdul Wahhab zihuye neza n'iziri muri Bibiliya y'Abanyakatolika. Urugero, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze yuko umuntu uzahamya ko nta indi mana ikwiye gusanga mu kuri uretse Imana imwe rukumbi, akanamya ko Muhammad ari intumwa y'Imana, uyu nguyu naramuka apfuye azajya mu ijuru. Ariko iyo murebye mu gitabo cya Muhammad ibn Abdul Wahhab usanga tawhidize ari tawhid eshatu, ariko izi ngizi iyo barije abamenyi baba Wahabi cyangwa se abasalafi inkomoko ya tawhid eshatu, kandi bita ko ari abantu ba sunna, aho kujya bakubwire qala Rasulullah akwereke dalili n'umwimana aho yavuze ko tawhid eshatu, aho ugahita akubwira ati qala ash-shaykh Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ni kuvuga ngo abangaba bashyira imbere abamenyi babo kurushaho ko bashyira imbere n'umwimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niyo mpamvu tukavuze yuko Uislamu ni idini ukwaryo, ndetse n'agatsiko ka Salafi cyangwa se aba Wahabi nako nakandi kadini ukwako. Iyo bikubivuga ntago tubivuga kubera ko hari urundi rwango dufitanye n'aba bantu, ahubwo ni ibintu bigaragarira buri wese. Uislamu ufite ibyo bwigishije, ndetse n'ubuwahabi cyangwa se ubusalafi bufite icyo bwigishije. Bavandimwe, nitutitonda neza abana bacu mu myaka 25 iri imbere bose bazaba babaye abawahabi, kubera yuko iyo urebye abawahabi bashoye cyane kujyanye n'imboga nkoranyambaga. Iyo ushatse ikintu kijyanye na fatwa mu Islamu ukagera ku mbuga nkoranyambaga 90% ni fatwa z'abawahabi. Ahangaha niyo muzajya mukunda kubona bamwe bavuga ngo kureba televiziyo ngo ni haramu, ariko yaguha dalili akakubwira ati ngo qala Sheikh Albani cyangwa se Sheikh Fawzani. Abangaba bose ni abawahabi, izo zose ni fatwa z'abawahabi, ariko zifite icyo zigamije. Ndetse bavandimwe, kuba imbuga nkoranyambaga zibamamaza cyane nta gitangaje kirimo, kuko izi mbuga nkoranyambaga ni z'abayahudi, kandi aka gatsiko k'abawahabi n'abayahudi ni ikintu kimwe, papa umwe mama umwe. Bavandimwe, reka nsoreza ahangaha, ariko aka gatsiko k'abawahabi uyu munsi impamvu mubona abayisilamu badatekanye cyangwa se ngo bagire ubumwe, intandaro nta yindi ni aka gatsiko k'abawahabi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadusigiye idini y'Uislamu. Allah muri Qur'an atubwira yuko atwishimiye ko Uislamu bwaba ari ryo dini ryacu, ariko uyu munsi ukajya kumva umwe mu bashekhe b'abawahabi akubwira yuko Uislamu cyangwa se ubuwahabi cyangwa se ubusalafi ari ryo dini. Iyi ni propaganda bavandimwe, igaragaza yuko abangaba baje gusenya Uislamu. Ibi ni ibintu bisanzwe, nkuko twabivuze yuko aka gatsiko k'abasalafi cyangwa se abawahabi ni ishaka rya politike, kubera ko ryatangijwe n'umunyapolitike
afatanyije n'undi mugenzi we bita ko ari umunyedini, ariko bose ni abanyapolitike, kuko icyo bari bagamije nta kindi, bashaka kugira ngo barimbure ubwami bwa Ottoman cyangwa se Ottoman Empire. Eka bavandimwe rero, ubu aho niho tugeze bavandimwe, kubera yuko ubu Wahabi ni ishami ry'abayahudi. Ubu Wahabi n'Abanyakatolike nta tandukaniro ririmo, nubwo baba batubeshya ngo ni abantu basuna, ariko suna zabo akenshi muzakunda no kubabona hano ku mbuga nkoranyambaga. Ubisilamu budutegeka kurinda icyubahiro cya mugenzi wawe, ariko usanga aribo abantu buzaranye ibitutsi no kutubaha abantu. Ubu ndatekereza atari ubwo Ubisilamu intumwa y'Imana yatwigishije. Bityo ubu Wahabi ni idini ukwaryo, n'Ubisilamu ni idini ukwaryo. Intumwa y'Ubisilamu ni intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'aba Wahabi ni Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ibi ngibi bihakana uri umusalafi cyangwa se uri umuwahabi, nuko ukiriho hasi, ariko abari hejuru yawe barabizi neza kandi barabyubahiriza. Reka nsoreza ahangaha iyi clip, ntuzacikwe ni clip izakurikiraho, kubera ko tuziga byinshi kujyanye n'aka gatsiko, ku buryo buri wese azasobanukirwa akamenya intandaro y'amacakubiri abayisilamu bagira hagati yabo, kandi bose ari abayisilamu, Imana basenga ari imwe. Reka ne kwizimba mu magambo, Allah akomeza tuyobore. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.